Uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana mugezwaho n'umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda. Amahoro n'ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bane namwe. Turi kwa gatatu tariki 15 ukwezi kwa karindwi 2020. Tubaye ikaze mu ijambo ry'Imana ukuri kubatura. Ijambo ry'Imana uyu munsi ribanda kuri uyu mutwe ugira uti umwana w'Imana arangwa n'ukwera mu ngeso ze. Ibyo tubisoma mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cya mbere ku murongo wa 13 kugeza kuri 16. Nuko mukenyere mu mitima yanyu mwirinde ibisindisha. Hano ijambo ibisindisha mu bisanzwe Bibiliya y'Igifaransa iravuga ngo soyez sobre. La sobriété mu Kinyarwanda nasobanura ko ari kutarenza urugero no mu byo twemerewe. Tuvuge kurya ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwacu, ariko iyo turengeje urugero bishobora kuduhindukira kuba icyaha. Mvuga ngo hari ibintu twemerewe mu buzima ariko ntabwo tukwiye kurenza urugero. Nicyo bivugwa hano. Ntabwo ari ibisindisha, inzoga cyangwa ibiyobyabwenge n'ibindi. Ni kuba sobre, la sobriété. Ni kuvuga ngo kutarenza urugero no mu byo wemerewe. Bibiliya y'Igiswahili iravuga ngo kuwa na kiasi. Ni kuvuga ngo kutarenza urugero no mu byo wemerewe. No mu bitari icyaha ntabwo ukwiye kurenza urugero. Dukomeze, mwirinde rwose impano y'ubuntu muzazanirwa uko Yesu Kristo azahishurwa. Mube nk'abana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukirinjije, ahubwo nk'uko wabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe muba abera mu ngeso zanyu zose, kuko byanditswe ngo muzabe abera kuko ndi uwera. Hano rero ijambo ry'Imana riratubwira ijambo ryitwa kwera. Kwera rero mu Cyongereza holiness, mu Gifaransa sainteté, mu Giswahili utakatifu, ni ijambo rikoreshwa ku Mana yonyine. Ariko igitangaza cya Bibiliya nuko Imana muri Yesu Kristo yagambiriye kwironkera ubwoko mu banyabyaha ikabuhindura kuba ubwoko bwera. Tuvuga ngo iri jambo rikoreshwa ku Mana, Imana igashaka ko naryo rikoreshwa ku bana b'abantu bahamagawe muri Kristo Yesu. Ibi rero nibyo Bibiliya ivuga igitangaza cy'agakiza. Imana iravuga ngo muzabe abera nk'uko nanjye ndi uwera. Ku muntu w'inyama n'amaraso gusa afite ubwenge busanzwe yavuga ko ibyo bintu bidashoboka. Na niyo mpamvu benshi bajya bavuga ngo ariko se mwebwe muravuga ngo muri abatagatifu, ntimumva ko mubeshya, ntago mucumura. Ntago bazi rero ubwiru bw'ijambo ukwera Imana ivuga. Ni kuvuga ngo iryo jambo kwera, sainteté, holiness, utakatifu, bivugwa gusa ku kamero k'Imana. Muri Yesu Kristo Imana yateguye uburyo akamero kayo igasangira n'abanyabyaha bemeye kwizera Yesu Kristo. None nabo Imana ikabita abera. Bya bindi abantu bavuga ko bidashoboka kubera ko turi abantu b'intege nke kubw'imibiri yacu no kubw'ibyaha biri muri iyi si na kamere y'icyaha tuvukana. Ibyo abantu bavuga ko bidashoboka ko abantu bashobora kuba abatagatifu, ariko Imana iravuga ko bishoboka. Kandi mwibuke ko Umwami Yesu yaravuze ngo ibidashobokera abantu bishobokera Imana, kandi bigashobokera n'uwizera. Imana imaze gucungura abaheburayo ari b'Isirayeli ibavanye muri Egiputa, hanyuma ikabaha amategeko yayo, yakomeje kubibutsa iri jambo ngo mube abera nk'uko jyewe Imana yabacunguye ndi Imana yera. Ibi tubisoma mu gitabo cy'Abalewi ibice 20 ku murongo wa 26, ndetse no mu Balewi ibice 11 ku murongo wa 45. Aho rero n'ahantu Imana igenda yibwira Abisirayeli yuko bakwiye kumenya yuko yabacunguye ari yera mu kamero kayo, nabo bakwiye kuba abera mu ngeso zabo zose. Dusoma rero mu Balewi hamwe mu hantu hatandukanye Imana ivuga ko ari yera kandi ko ishaka ko abantu bayo abo yacunguye babera. Naha turi busome, ariko hari n'ahandi hatandukanye Imana yagiye isubiramo aya magambo, kuko ni ikintu cy'ingenzi Imana yashatse ko ubwoko bwayo bumenya. Hano mu Balewi 11 ku murongo wa 45
aravuga ngo kuko ndi Uwiteka wabakuye mu gihugu cya Egiputa kuba Imana yanyu, aba ari cyo gituma mubabera kuko ndi uwera. Hanyuma mu Balewi 20:26 aravuga ngo kandi mumbere abera kuko Uwiteka ndi uwera, kandi nabatandukanirije n'andi mahanga kuba abanjye. Hano Imana rero irerekana yuko abantu bose uretse abo yahamagaye nibo bonyine ishobora kwita iryo jambo abera banjye. Urumva ko ngo Abisirayeli icyo gihe ngo yabatandukanije n'andi mahanga, ibatandukaniriza kuba abayo, niyo mpamvu ngo bakwiye kuba abera nk'uko nayo ari yera. Ibi rero yabwiye Abisirayeli mu Isezerano rya kera nibyo ibwira Abakristo mu Isezerano rishya, ngo dukwiye kuba abera nk'uko uwaduhamagaye nawe ari uwera. Iyo ni ijambo rikomeye cyane dukwiye kumenya, kubera yuko kutabimenya turaza kubona ingaruka yabyo. Ko Petero arabivuga ngo tube abera, niko Imana ivuga, nk'uko nayo ari iyera. Twabonye ko rero ntabwo ari ijambo ryo mu Isezerano rishya gusa, ni ijambo rivugwa inshuro nyinshi mu Isezerano rya kera, Imana yibutsa buriya bwoko yacunguye ibuvanye muri Egiputa, ari wa Heburayo, ari wa Isirayeli, kugira ngo bamenye ko yabahamagaye itandukanye n'ibindi bigirwamana, ko ari Imana yera, kandi n'abantu bayo bakwiye kuba abera mu ngeso zabo zose. Ariko rero ikibazo tuza kwibaza, ese umunyabyaha, umunyantege nke, umuntu aba muri iyi si y'umwijima azaba uwera gute kandi ari mu mubiri w'intege nke, umubiri ufite akamero k'icyaha? Na nicyo kintu rero abantu batazi ubwiru bwo muri Kristo bavuga ko bidashoboka. Muzumva bamwe banitira Bibiliya ikitigeze ivuga, bavuga ngo haranditswe ngo intungane ngo bwira icumuye mu inshuro 7. Ibyo ni ibintu bihimbira ko nta mu byanditswe mu Bibiliya, ariko baba bashaka kuvuga icyo gitekerezo yuko nta muntu ashobora kuba intungane 100% mu buryo bwa kimuntu. Ibyo bavuga nibyo, ariko mu buryo bw'Imana ntabwo ari ibyo. Nibyo tuza kureba rero mu rwandiko rwa 2 Petero yanditse. Turasoma igice cya mbere ku murongo wa 3 tugeze ku murongo wa 11. Haravuga ngo kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubuheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana. Muri kamere y'Imana harimo ukwera, ko Imana ari yera. La sainteté c'est l'attribut de Dieu. Ukwera ni biranga Imana. Mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza, ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose kwizera, mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mukongereho gukunda bene data, gukunda bene data mukongereho urukundo. Kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo, bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba kubyo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Kandi rero utagira ibyo aba ari impumyi, ireba ibiri hafi gusa, akibagirwa yuko yejejweho ibyaha bye bya kera. Nicyo gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu, kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara nato, ahubwo bizabaha rwose kwinjira mu bwami butazahanguka bwa Yesu Kristo, ari we mwami n'umukiza wacu. Hano murumva yuko Petero aravuga ko Imana muri Yesu Kristo, ngo iyo tumaze kwizera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, Imana ikaduha impano yayo ari umwuka wera. Kuko umwuka wera ni Imana muri butatu, urumva ko ari umwuka wera. Muri iyi si hari imyuka yindi, imyuka abadayimoni, Bibiliya yita imyuka ihumanye. Hanyuma umwuka w'Imana yitwa umwuka wera. Rero iyo aje mu buzima bwacu kubwo kwizera Yesu, hanyuma noneho tukamwumvira akatuyobora binyuze mu ijambo ry'Imana, kubera ko Yesu yaravuze muri Yohana 15 ku murongo wa 3,
avuga yuko ngo twebwe abamwizeye, dore ibyo avuga ku bamwizeye, ngo none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Ni ukuvuga ngo rero ukwera kw'Imana kuza gute mu buzima bw'umunyabyaha yemeye kwihana akizera Yesu? Ni umwuka wera binyuze mu ijambo ry'Imana atangira kurema mu mukristu, kurarikira ibyiza Imana ishima no kugenda abohoka kuri ya marari ya kera ngo akiri mu bujiji, niko twasomye muri Petero. Rero umwuka wera n'ijambo ry'Imana ngo nibyo bituma umuntu agendera mu nzira yo kwezwa. Mu bisanzwe iyo tumaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wacu, Imana itubara ko turabera uhereye aho. Ariko mu rundi ruhande kandi urugendo rwo kwezwa rukaba rutangiye. Na nibyo Petero yavuze ngo kwizera ngo mukongerezeho na biriya bindi byose yatubwiye, kandi ngo tugire umwete. Uvuga ngo hariho rero uruhare rw'Imana n'uruhare rw'umuntu ari muri Kristo. Uruhare rw'Imana ni ukuguha umwuka wera no guhamiriza ijambo ryayo mu gihe cyose urigendeyemo, rikagenda rikora icyo Imana yavuze, rikuremamo umuntu mushya. Ariko rero ntabwo Imana yonyine ibikora. Kuguha umwuka wera no kugendera mu ijambo ry'Imana, ibyo Imana iguha umwuka wera, Imana iguha ijambo ryayo. Ariko rero kugira ngo bishobore kukuzana mu rwego kugira ingeso zera, birasaba ko nawe ugira umwete wo kumvira umwuka, wo gushaka iby'Imana ishaka, umwete wo kumenya ijambo ry'Imana, ugasenga Imana ngo bifashe kurigenderamo. Niyo Petero atubwiye hariya ngo nicyo gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu, ngo kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato, ahubwo bizabaha rwose kwinjira mu bwami butazanguka bwa Yesu Kristo ari we mwami n'umukiza wacu. Umva hano Yohana twasomye mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero igice cya mbere kuri umurongo wa 10. Shalom. Umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda urakurarikira gukurikira inyigisho z'uruhererekane zifite insanganyamatsiko igira iti ukuri kubatura. Mukaba muzigezwaho na Apostle Dr. François Nkurunziza. Ni buri wa gatatu na buri wa gatanu guhera 2:30 za nijoro, ndetse no ku cyumweru guhera 7:30 z'amanywa. Izo nyigisho wazisanga kuri YouTube channel ya R.Bethel TV ndetse na Facebook page ya Community of Bethel Churches in Rwanda. Rero umukristo ahamagariwe kugira umwete wo kumenya ko Imana muri Yesu Kristo yaramubabariye, Imana muri Yesu Kristo yamuhaye umwuka wera nk'ingwate y'ibyo imubikiye mu ijuru, y'ibyo umusezeranije mu ijuru, bya bindi ijisho ritigeze kubona, bya bindi bitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu. Ibyo rero Imana ibikiye abera mu ijuru, ari bita umwandu wo mu ijuru. Ariko rero mu buzima bwacu rero muri iyi si, muri urugendo, duhamagariwe kugira umwete mu by'Imana kugira ngo umenye ijambo ry'Imana. Ntabwo Imana iza ikaritereka muri wowe. Ukwiye kugira umwete wo kurishaka, ukwiye kugira umwete wo kugira inzara n'inyota byo gukiranuka, ukwiye kugira inzara n'inyota byo gushaka kugira akamero k'Imana gusa n'uwaguhamagaye ari we Yesu Kristo. Rero ukwera kw'Imana, Imana ikurema muri twe abizera uko twumvira umwuka wera yaduhaye, ndetse tukanumvira n'ijambo ry'Imana. Iyo niyo nzira rituma Imana igenda iduha kugenda dukura mu kamero kayo, hanyuma kamero k'icyaha kagenda kashira kava muri twe. Nicyo birayita kwiyambura wa muntu wa kera no kwambara umuntu mushya yaremewe muri Kristo, mu kwera no mu kuri kose. Ibyo rero ni ibintu abisi bumva ko bidashoboka ko umuntu ashobora kuba wera, aribyo bita ngo umutagatifu, ariko muri Kristo birashoboka. Rero ikintu kimwe gusa tukwiye kumenya, ntabwo dushobora kuzingira mu bwami bw'Imana, ndetse dushobora kuzabona umwami tudashatse ukwera. Kwa kwera Imana ivuga ko ikuduhaye tugikizwa, tukicyatura ko Yesu ari umwami n'umukiza wacu, ko Imana yamuzuye mu bapfuye, nk'uko byanditswe mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 10 ku murongo wa 9 kumanuka, yuko nitwatuza akanwa kacu ko Yesu Kristo ari umwami, tukizera n'imitima yacu ko Imana yamuzuye mu bapfuye, ngo tuzakizwa. Ariko rero Imana ntivuga ko byarangiye, uhereye aho uruwera kandi utangiye urugendo rwo kwezwa.
urwo rugendo rero benshi rurabananira, umurimo Imana yatangiye muri bo ugahita ufuba, hanyuma bakaba imbuto zitigeze zera. Muribuka umugani Yesu Kristo yavuze umubibyi yasohoye imbuto, zimwe zikagwa mu nzira, izindi mu mabuye, izindi zikagwa mu mahwa, izindi mu butaka bwiza. Izaguye mu mahwa ngo ni abantu bakira ijambo ry'Imana banezerewe, bakamara igihe gito banezerewe n'agakiza baheshejwe no kwizera ijambo ry'Imana, ngo ariko ngo bahura rero n'imyitwarariko y'ubuzima, bahura na shuguri z'ubuzima, bahura n'ibibazo by'ubuzima bwa none. Cyane muri iyi si turimo kino gihe, ni isi igoye cyane kubera ko hari ibintu byinshi cyane bishaka umuntu kugira ngo bimutware umwanya wose, ntazigera abona umwanya w'Imana, kubera ko niko isi iragenda, aho abantu bagenda babimbata y'ukuntu isi igenda. Tugeze kubikomozaho rero, kugira ngo umuntu ijambo ry'Imana rizageraho rikora umurimo rimuyobore, kugira ngo azagere rwose mu kugenda yambara akamero k'Imana ko kwera, birasaba ko arwana iyo ntambara. Niyo Petero yavuze, ari uruhare rw'Imana rwo kuguha umwuka n'ijambo, hari n'uruhare rwawe rwo kugira umwete n'ishyaka ryo gukiranukira Imana, ryo kwifuza kunezeza Imana. Ibyo birashoboka, niko Yesu yavuze ngo bidashobokera abantu bishobokera Imana, bigashobokera n'uwizera. Rero imbuto zaguye mu mahwa niyo kategori, nirwo rwego benshi mu bakristo bagwamo, kubera ko barizera, bamenye ijambo ry'Imana, bakarigenderamo, bakanezerwa igihe gito, igihe runaka, ariko kubera bakiri mu isi, noneho shuguri y'ubuzima, noneho kwitwararika, ese ejo bizagenda gute, nzabaho gute, n'ibindi tugenda duhura nabi muri ubuzima. Yesu avuga ngo ayo niyo ya mahwa ahita atuma ya mbuto idashobora kwera ngo igere ku rugezo rwo gutanga imbuto nyinshi. Ngo ariko ngo imbuto yaguye mu butaka bwiza, ngo nabumva ijambo ry'Imana banezerewe, ngo kandi ngo bakagendera mu gakiza bihanganye, noneho bakerera Imana imbuto 100 n'izirenga. Urumva ko hariho icyo kintu cyitwa kwihangana. Nuvuga ngo ntidushobora kuzanesha uru rugendo rwo kwezwa tutihanganiye mu Mana ibyaza byose bishaka kudutwara kure ibyo twizeye. Birasaba ko umuntu amenya yuko hari ukwihangana mu Mana, kuko hari igihe ushobora kubona ko wifuza biriya ukabishaka akakanya n'ibindi byose isi twereka ko dukeneye, ariko igihe umuntu rero adafite kwihangana kugira ngo ibyo adafitiye ubushobozi none yizere ko ejo Imana izabizana ku mwanya no mu gihe yo yagennye. Niyo mpamvu benshi rero bagera mu gihe runaka baragende mu gakiza, bakabishingukamo, bakabivamo, bagatembanwa n'imitwarariko y'ubuzima, nkuko twabisomye mu rwandiko rw'Abaheburayo ibice 2, yuko dushobora gutembanwa n'imiyaga n'inzuzi z'ibishuko by'isi, ndetse n'ibintu byose Satani asuka muri isi bitume abantu bagira impagarara, batangiye gukuka umutima, bikabavanamo kwizera n'ibyiringiro mu mitima yabo, ntibatuze, bakumva ko nibatiruka hirya no hino bizabakomerana, ejo bazagira ingorane, ejo bazaba bakene n'ibindi. Kandi umenye ko ubwoba niyo gereza nini cyane mu magereza Satani nafungiramo abantu yagize imbohe. Kwizera niwo muti urwanya ubwoba. Ibyiringiro nabyo bigatuma ugira imbaraga mu bihagarika umutima. Iyo umuntu afite kwizera anesha ubwoba, iyo umuntu afite ibyiringiro muri Kristo bimuha gutuza nubwo ibintu byaba bitaragenda neza nkuko abyifuza. Ijambo ry'Imana rero mu Baheburayo ibice 12 ku murongo wa 14 haravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Niyo mpamvu rero iri jambo ukwezwa ni ijambo ry'ingenzi mu gakiza Imana yatanze, kuko nicyo kintu cyonyine kizatuma ubona umwami igihe azagarukira cyangwa ntumubone, kubera yuko niko ijambo ry'Imana ritubwiye hano mu Baheburayo ibice 12 ku murongo wa 14. Nimba rero ukwezwa aribyo bizatuma umwami tumubona igihe azagarukira, cyangwa tumubona kuri wa munsi w'imperuka,
ni byiza ko tumenya ko iryo jambo ari ijambo dukwiye guha agaciro, ndetse bikaba intego mu buzima bwacu yuko dukwiye gutumbera iyo ntego yo kwezwa. Nicyo bita mu Gifaransa condition sine qua non. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu nyamukuru y'ingenzi kugira ngo umwami ntaza twihakane kuri wa munsi. Rero Imana iraduhamagariye kuba abera mu ngeso zacu zose nk'uko nayo ari yera. Satani ntagushuke ngo ntibishoboka, ariko Imana irazi ko bishoboka, kuko Imana ntiyaguhamagarira ibidashoboka. Yaravuze ngo ibidashobokera abantu bishobokera Imana, bigashobokera n'uwizera. Yesu yaje mu isi kugira ngo atubohore, adukize ubutware bw'umwijima, atwimurire mu bwami bw'umucyo. Nibwo turimo mu buryo bwo kwizera. Iyi si Bibiliya tubwira ngo iri muri wa mubi, ariko ngo uri muri twe ni mukuru kuruta uri mu bisi. Niyo mpamvu rero ibitekerezo byose byakuzamo bivuye mu nzira zitandukanye, ngo ntago bishoboka ko umuntu yakiranuka muri iyi si, ngo ntago bishoboka ko umuntu yaba uwera, ngo Imana yonyine niyo yera, umuntu ntabwo yabasha kuba uwera, aricyo abisi bita ngo umutagatifu. Birashoboka muri Yesu Kristo, kuko Imana yarabivuze kandi birashoboka. Tumaze no kuvuga inzira Imana ikoreramo kugira ngo umunyabyaha yihane, Imana ishobore kubaka muri we ukwera. Ni umwuka wera Imana iha umuntu yihanye akizera Yesu, hanyuma noneho ikamuha n'ijambo ryayo kugira ngo azarigenderemo, rizagende rimwereka umwijima n'umucyo, kugira ngo abitandukanye, ibiva ku Mana n'ibiva kuri Satani no kuri isi abitandukanye. Hanyuma umwuka wera akagenda amubashisha, kubera ko muri we harimo ubushake. Rero hakwiye kuba icyo bita mu Gifaransa determination. Rero iyo udafite determination no mu by'isi, abantu bagera ku bintu runaka muri iyi si ntago bibagwa ku mutwe, ntago bibagwa mu ntoki, baba determine, baramaramaza ko bazagera kuri biriye. Bimwe bigakunda, ibintu ntibikunde, ariko baba bamaramaje. Kubera iki se twebwe dushaka iby'Imana bitugwe mu ntoki, tutabiha agaciro natwe ngo tumaramaze muri byo? Imana rero iyo ikubonamo ibyo Petero yavuze, bindi yavuze ngo kurushaho kugira umwete, nibona umwete mu byayo, ni ngombwa umwuka wera azagushoboza. Kandi ijambo ry'Imana uko uzagenda uryumvira, umwuka azagenda arema muri wowe ukwera kw'Imana. Imana izajya ikwita uwera wanjye, kubera ko izabona muri wowe yuko uhereye igihe wakizwaga Imana yakwise uwera, kandi wahise utangira urugendo rwo kwezwa. Kandi Imana ikabona yuko ku munsi ugenda ushushanywa n'umwami wawe Yesu Kristo, kuko Yesu ni uwera. Muribuka ko abadayimoni nibo ba mbere bakibona Yesu baravuze ngo turakuzi, uri uwera wisumba byose, uje gutwica urupfu rubi igihe kitaragera. Kuvuga ngo abadayimoni barahamije ko Yesu ari uwera wisumba byose. Rero ntabwo rero yaduhamagara ngo tube abera hanyuma ananirwe kutugeza kuri urwo rwego rwo kwitwa abera. Icyo wamenya mbere na mbere, tubabera kubwo kwizera, hanyuma tugatangira urugendo rwo kwezwa. Uyu munsi rero ugira umwete rwose wo kumvira umwuka wera mu buzima bwawe, uyoborwe n'ijambo ry'Imana, komeza usabane n'Imana mu nzira yo gusenga ndetse no gukorera Imana. Nta kabuza uzabona ku munsi improvement, uzagenda ubona ukuntu ubuzima bwawe bugenda buzamuka mu buryo bw'umwuka, kandi ingeso zawe zikagenda zihinduka ziba ingeso zejejwe. Kamere ikagenda icika intege kugeza aho Yesu azagarukira, cyangwa Imana iguhamagaye ariko ugahamagarwa uri muri iyo process yo kwezwa, kuko Imana yabanje kukwita uwera. Urakoze mwami kuri iri jambo, ufashe mwami bwoko bwawe muri iki gihe turimo, kugira ngo tubashe kuba abera mu ngeso zacu zose nk'uko nawe uri uwera. Ndagushima ndaguhimbaza, waravuze mwami ngo dushake ukwera, kubera ko utejejwe ntabwo azabona umwami. Ndagushima rero kugira ngo mwami tumenye ko utejejwe ntabwo azakubona. Uduhe rero mwami gukangwa imitima yacu, tukanguke none dukomeze urugendo rwo kwezwa, kubera ko waduhamagaye niwo kwizerwa, no kubikora azabikora. Senge n'abatarakumenya mwami, ubagendere umucyo wawe, ubagereho bahumuke, bamenye ko hariho akaga ku bantu bose bagenda bapfa batarakira agakiza, kubera ko urupfu rwa kabiri arirwo rupfu rw'iteka rubategereje igihe cy'izuka y'abapfuye bose. Urakoze rero mwami, iri jambo ryawe rikomeze kudukangura
muri ibihe bya nyuma. Mwami, dutegereje ugaruka kwawe, wowe uwera wisumba byose, Yesu Kristo. Amen. Ukeneye kurushaho gusobanukirwa? Urifuza inama? Waduhamagara kuri 0784 ndetse na 0788 cyangwa ukatwandikira kuri info@betelchurches.net.